usaba aratwite gaceza utongera kubigarura hano aratwite yaka nukuri kwimana ako kanuvuze ni keza cyane ejo namutumye kwa muganga kwa nyina numa namubwira ati turaduteste nyine kwa muganga nyawo anyari nkari bakazipima batamubwira ko atwite ni inkari barabwiye ngo yaripimye ngo karagatetse ndavuga kare hari igihe kabeshya jya kwa muganga yaka nukuri kwimana mu ijuru imana yabwa icyubahiro Mana ishobora byose Mana nkunda ikibone cyawe no muhungu ushaka imfura ya kamwa sibyo kuba dusaba atwite ikibone cy'Imana ariko nge bura nagendaga mu ndende bya Bibiliya hari umuntu muri Bibiliya wabyaye akuze cyane bita Sara ya radie mujeshi mukali sasa hivi tunaitwa mujeshi ya Rwanda kiongozi imara afande Kagame asema musiregeze mulinde inchi kwa umoja na ujuzi na siasa nzuri. Sasa reka dusome siasa ni iki? Buretse wavuze siasa wavuze siasa ni iki? Siasa. No kuvuga ngo wenda yakamwanda mukota siasa tubane neza. Ndamukota siasa ni iki? No kumushuka cyangwa kumushuka. Sasa akate ngebura igiswahili ntacyo nyine ndabura ngo siasa ni ikigo nukumushuka cyangwa kumubera neza ntamushaka kuguta siasa kakwiba ako tujye tuvugisha ukuri nimba ufite agafuka k'umuceri ahubwo nanone umuceri wahenze muri Tanzania hari imyigaragambyo umuceri wahenze ejo bundi nahaye mama sandine 38 kilo 25 zaguraga 38 arambwira ngo ugeze kuri 4 uwe muceri wa Tanzania Tanzania amakamyo yagiye kuzana ibyo kurya Tanzania bahise bayaba mwariye kigori mumamagaye umugore wanjye yishije agakoma sha mu Bugarama ubura mumamagaye umugore wanjye yishije agakoma nje n'akanyoye ko umunsi nafite gahunda yo kunywa agakoma ariko abana saa sita ndakinywa ko mfite terimo saa sita mu gikoma kuzuba maze kuri uratutubikana uratutubikana igikoma kiryoha mu gitondo ariko nanjye nafite teremos imbere y'imena buriya rero imbazi igihe zikina imbere y'ikigabo n'ikigore agiye bashaka kujya gute yakubise teremos kwaje kwa oya imbana zo kwaje kwa kubona nimubona uzi imbana zo kwaje kwa pra uzuma muri pavo zibwe ijoro nanone mbasuhuza rero bakunze ba Pastor Manase mumeze mute murakomeye nzovu meze neza ariko meze neza urabona nambaye ingofero y'igisirikare ntago bambara koloneli wayimpaye yakamwana ubundi yo ngofero ingofero ubundi niyo bita musoto moya ingofero ni zaba basaza baba bafite ubundi ingofero bagira inka se fite inka uzasanga na barabasaza baba batunzi washatse muki umutara kwa yago itabagwe kandi mbere n'abantu bagenda bavuga ngo ntunze umugore uratunga umugore nitungo asa mugani we iki kinyarwanda cyako ngutunze umugore tunze mwene runaka ngutunze umugore ese kuki umugore atagutunga oya bira na muntu utunga nabo murabana gasomeke ese nzo uzikurimbira icupa gacupa kanje gacupa keza ndekura nisubireho ndananiwe gacupa keza ariko urananiwe byo yaka ngwe ikizamini sono izi nyuguti pa le i me u skar bisone iki papa reka inzoga maze ugure umva biravuga ngo abamwe ba primus ijambo primus papa reka inzoga maze ugure sukari nube ujye bikora se ujye reka inzoga ukagura sukari nge ntabwo nagura isukari agura isukari si igikomara iyi nzoga nayo iba mu isukari uzi ibigize primus amazi isukari ingano niyo mpamvu wanywe akanose no kurya wamara iminsi 3 utarya harimo umutsima ingano harimo umutsima w'ingano ariko ndanumva banabivuga ngo buriya ngo primus ngo yinyweye ngo ubunariye hanyuma nzovu nuko ajya harandi manganya ariko ntabwo bihuza n'ukuri avuga ukuntu wagiye
ubugabo ukiyibira ibiro 6 by'umuceri ukemera 2 njya bivuze se oya ega reka tujye tuvugisha ukuri abo mugira inama ukuntu wowe batse urugo rwakomera ariko tujye tuvugisha ukuri nimba ufite agafuka k'umuceri ahubwo nanone umuceri wahenze muri Tanzania hari imyigaragambyo umuceri wahenze ejo bundi nahaye mama sandine 38 kilo 25 zaguraga 38 arambwira ngo ugeze kuri 4 uwe muceri wa Tanzania Tanzania amakamyo yagiye kuzana ibyo kurya Tanzania bahise bayaba mwariye kigori uramuca wa kigori urawuteka utari umuhanga usa nk'umera gutya ariko uraryoha nawe ariko umutanzania urabigiye andi mucabwo wahingwaga mu Rwanda bitaga buryohe marano bwavanga nyamabonda kukunda ibiryo nawe usigaye ukunda ibiryo uzamoko yose y'imice maze nsoza umuntu bita papa buryohe ndagukunda wamfura we buryohe ise nk'ibukana umuce bita buryohe papa buryohe ndagusohoje umuceri uraryogira uburyohe ariko ku mugani wa Yakamwana natwe no mu Rwanda duhinga umuceri umuceri wera Rusizi buramumamagaye umugore wanjye yahishije agakoma sha mu Bugarama buramumamagaye umugore wanjye yahishije agakoma nje n'akanyoye ko umunsi nafite gahunda yo kunywa agakoma ariko haba na saa sita ndakinywa ko mfite terimo saa sita mu gikoma kuzuba maze kuri uratutubikana uratutubikana igikoma kiryoha mu gitondo ariko nanjye mfite teremusi imbere y'imena buriya rero imbazi igihe zikina imbeba y'ikigabo n'ikigore bashaka kujya gute yakubise teremusi kwaje kwa pura oya imba nazo kwaje kwa kubona nimwe ubona uzi imba nazo zikwaje kwa pura uzuma muri pavo zibwe ijoro ndona bweja ngo wowe ubimenya iyo zengutse muri parfo noneho ikigabo kishaka ikigore nuko bikarangira abumvise bazivuza ngo iki shaburiya okay nzovu igane noneho imbeba iri gushaka iri kujya muri parfo ivuga ngo iki ishaka ikigore nyine babyita kujwigira ariko iyo tuvugisha ukuri iriya gahunda kwaje kwapura ntabwo kwaje kwapura nta kintu kitayikunda none isazi isazi cyangwa inkoko ni amasogonda kwaje kwapura none se nzovu manasa tubwiye yuko imbeba irajwigiye ihene yikora iki irahebiba yigane turi imbwa buretse turi ku kintu bita imbwa iramuka imbwa nibwejagura ahubwo oya imbwa ibwejagura bayikubise ariko reka mbabwire ariko yihagaze ishaka kwirukana umuntu cyangwa se kwiyihagazeho iramuka ariko nayo iri kwaje kwapura ari ukuntu imbwa igira gutya ibanza kugira gutya iraturuna gutya none ikagira gutya none ikibuno gutya iraturambye ariko dore imbwa kuntu bigenza ibimeze gutya tuvuge ko uri imbwa wowe njye ntabwo ndi imbwa domuntu iraturunda gutya ibimeze gutya ijya gutya igahita ituruna gutya ibire hano ikivuga akazi kiri hano inyuma kandi none buriya ngo iyo zafatanye ngo niba zikubita ntabwo zerekurana kandi ni amasaha nk'atatu cyangwa 6 undi bazitera ingata tubabwire iyo unyuze ku mbwa ziri kwaje kwapura uzitera ingata utazitera ingata ni umwaka mubi cyane ushobora no kugenda kugira ngo izambwa zitagutera umwaka ufata ingata ukazirenza gutya wowe ugakomeza utazitera ingata kugira ngo uzabone gutera umwaka ega hoheta igukandagira koko no azundi warazibonye koko ntabwo nabibonye zimo kubikora ahubwo nabibonye igihe rumwe kimo gutereta imbwakazi gitereta guteze ega we noze ibigabo biri nka 6 ariko ntabwo ari nibibwa biri nka 6 hari imwe irusha izindi imbaraga igataga imbwakazi ahubwo twongere tubwire ndiyamye ni imbwakazi niyamye abagabo batuka abagabo ngo ni imbwa ese
unyise imbwa twararyamanye wowe buri iki nawe buri imbwakazi abana tubyaye ni ibibwana mwabagore mujye oya umugore uzatuka umugabo ngo ni abana mubyaye ni ibibwana abana babagiye kubirenganiramo ariko oya gute ariko Manase ibaze uri kubona umugore gutuka nawe ugatunsubiza birumva bitagiye kugira twiyamye abagore batuka umugabo ngo ni imbwa nta mugabo witwa imbwa wa mugore nakwita imbwa nawe azaba ari mwararyamanye azaba ari imbwakazi nawe tubwire ningo twiyama abagore batuka abagabo ngo oya buriya nzovu reka nkubwire buriya n'umugore n'umugabo iyo babana bakagirana ikibazo ingaruka zikagaruka ku bana bari abana baba babirenganiramo nk'uko barasabivuze kubera ibibazo byanyu njyewe babinyise kenshi warabimenyeye ariko buriya njye icyo nkunda ubwo ijambo imbwa wararimenyeye ntabwo wise yaka icyo nkunda sobundo sare bagukubite umva nyine yaka buri umugore nanyita imbwa twararyamanye ubwo mama ko ntiyakwita imbwa ugasara nawe aba ari imbwakazi nawe ari imbwa ya mbwakazi ariko uratuza wabyiba ariko ntuza gute urataza umuntu ibintu washingira umwitutiro runaka ni imbwa ni nk'ibihe nita umuntu imbwa ukamureba utishaya akanimbwa n'urugero ntanze njye nta muntu w'umugabo mugenzi wanjye nakwita imbwa kuko aba yishoboye sibyo ntabwo namwita imbwa ariko uvuze ko yakamwana ngo azatera inda bizasaba kurasa mu kirere oya ega buriya warikiniraga Manase reka tuvugisha ukuri yakamwana ni amezi angahe amanye na dusaba aratwite gaceza utagera kubigarura hano aratwite yaka ni ukuri kwimana ako kantu uvuze ni keza cyane ejo namutumye kwa muganga kwa nyiranuma namubwira ati turadutesite jya kwa muganga nyawe anyara inkari bakazipima bahita bamubwira ko atwite ni inkari barabwiye yaripimye ngo karagatetse ndavuga kare hari igihe kabeshya jya kwa muganga yaka ni ukuri kwimana mu ijuru imana ihabwa icyubahiro Imana ishobora byose Imana nkunda icyubahiro cyawe ni umuhungu ushaka imfura ya kamwa sibyo kuba dusaba atwite icyubahiro cy'Imana ariko njye bura nagendaga mu ndende bya Bibiliya hari umuntu muri Bibiliya wabyaye akuze cyane bita Sara Sara yamaze imyaka myinshi anubwise kuki Sara adatwita ariko yabyaye urabona muri iki gihe nko mu Rwanda bavuga ko ngo umugore acura iyo arigeje ku myaka 40 abatakibyara ni 5 ariko umugabo uri nk'umugabo nubwo afite imyaka 90 burarabya cyangwa ijana ariko Sara abyaye ashaje abibaza kuri yakamwana ngo wike ko ariko buriya urubyaro rutangwa n'Imana ubushakashatsi bwagaragaje ko rero mwababyeyi mwe niba wenda wabyaye bakaguha ya minsi 100 y'amezi 3 yo konsa umwana amezi warangiza ukareka kumwonsa amezi 3 mutavuga nabi minsi 100 iminsi igihumbi oya none agomba konka iminsi bavuga ngo iminsi igihumbi iminsi igihumbi umwana iyo minsi igihumbi bayibaramo n'icyagiye agitwita bamutwite nimwe bayibaramo ubwo kumva bavuga ngo nsi umwana niburi myaka iminsi igihumbi irimo amezi angahe satara mama nyine bavuga ngo iyo bavuga ngo iminsi igihumbi ubwo ni imyaka 2 yonka ugashyira n'amezi 9 amaze mu nda ugashyira n'amezi 9 ku mwana ubu rero ufite umwana nimba kuko madama atwite umwana cyangwa umuntu yitwa umuntu ari ukwitangangabo yavutse ngwitwa umuntu none se umwana iyo akiri mu yari mu nda n'umuntu ari ubwo bamubarura se ku isi akadamwe ntabwo twahoze oya ahandi baramubarura mu nda nko muri biriya bihugu byateye imbere batangira no kumuhemba batangira no kumuhemba nko muri Amerika iyo ufite umwana atangira no guhembwa amafaranga ye akiri mu hano birara ubona Kadafi uriya Kadafi y'umugore ngo yatwitaga hari amafaranga bamugenera niyo mpamvu abantu bishe Kadafi ni abagome baragakubitwa niyo mpamvu sibyo niyo mpamvu usanga ngo abagore basuzugura n'abagabo muri Amerika kubera ko abagore baba bafite amafaranga menshi ayo yose niwe bayaha kubera ko twite mbo bakamuha ko taxe menya na prudence bayaba nose yaka ture noneho iyo bagiye kuvuga ngo bagiye gukora ibarura ry'abantu baenda bari
bari mu Rwanda umugore yafite umwana mu nda babara ari babiri cyangwa babara umuntu oya ntabwo bamubarura ariko ni ukuvuga ngo hari ibintu agenerwa muri biriya bihugu byatemerewe umenya banamubarura nko muri za Amerika impamvu wenda uba utabizi wari uzi ko umugore agize ubyago byo kwitaba Imana atwite ko batamushyingurana n'uriya mwana uri mu uriya mwana nimba ntabwo kera bajya gute bivuze ngo rero uriya ni umuntu neze reka mbabaze bajye gukora ibarura ntabwo mubarura oya reka ngwene bajye gukora ibarura bakavuga iti reka tubarure hari ijoro ry'ifatizo tugiye kubara bavuga iti igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'abantu bangana gutya wa mugore yatwite wa mwana mu nda baramubara cyangwa bara wa muntu tubara ngo abaturage batuye agace runaka batuye u Rwanda se batuye umurenge tuye iki uri mu nda ntibamubara sibyo bamubara babara umuntu muri kamere ya muntu uri kubyumva mwebwe twagiye mwiyoboka mana oya mu bumenya muntu umuntu usamye wumvise bivuze ngo muri we harimo umuntu sibyo niyo mpamvu ababyeyi abagore bubahwa cyane atwana bakunda twebwe nari iwacu mu nkambi twebwe nari iwacu mu nkambi iyo umubyeyi atwite hari ukuntu batangira kujya bamukubita amafu y'igikoma kugira ngo anywe igikoma yaba urabizi hari ukuntu twayarenzaga tukayagurisha ariko rero mwababyeyi reka mbabwire n'ababyeyi muri mu nkambi nk'iyo baguhaye ifu y'umwana irashisha kibondo warangiza ukajya kuyigurisha ukanywa ahubwo oya mu nkambi iwacu barara aba badamu murabazi umudamu bakamuha imfashabere urumva byarangiza ifu akayijyana ku isoko akajya kwinywera Primus kandi ntaba ari burenzemo Primus ebyiri cyangwa imwe ngabusha mu batiri yaka ako ngo n'abajya gukoresha gaze hariya mu nkambi ngo bakajya mu mugwazo mbara umugwazo mbara umuki oya buriya hari abantu b'abamama rwose njya mbona rwose nkabibuza baguhaye ifu y'umwana cyangwa se umwana yavutse kugira ngo unywe cya gikoma cyangwa se niba nk'igikoma warangiza ukajyana ku isoko ukajya kunywa Primus mwabadamu mwe mwisubireho kabisa ndovu hari indirimbo imwe mu ndimo za gisirikare wabuze majeshi we na iyo ntayibaho no mu gisirikare cyo kwa Satani iyo ndirimbo ntayibaho indirimbo imwe ariko mu ndimo za gisirikare uzi imwe kabisa nta n'abanyuraga iwanyu basi mu gitondo ari ndivuga ngo FPR umuryango w'abanyarwanda waharaniye kera ko tuzataha FPR komeza utsindewe kaza urengera u Rwanda we bisubira muri nzovu ntabwo ari gutyo FPR umuryango w'abanyarwanda waharaniye kera kuzarurengera maboko yacu azakorera u Rwanda we ganze urengera Rwanda iyo ni FPR iyo ni FPR ntabwo ari ushaka indirimbo ya gisirikare umusirikare ngiye ko ndi umusivili ariko uburyo uzumva yakamana iririmba amaradiyo amateleviziyo iririmba indirimbo y'igisirikare ariko ubu ni nzovu RDF na FPR bitandukanye RDF ni igisirikare na FPR ni abanyarwanda buri ushaka kuba oya ni ishyaka ni umuryango ngiye nka nzovu nshaka kuba ndi mu muryango wa FPR kandi ntari umusirikare buriya kandi mu mategeko umusirikare ntabwo ajya mu ishyaka amategeko tuyareke kuko tutarabanye amategeko aho nyibwira nyine ubu ntabwo uremeza nimba wenda majeshi ya RPF nayindira imbere afande majeshi ya RDF majeshi mukali sasa hivi tunaitwa majeshi ya Rwanda, kiongozi imara afande Kagame asema musiregeze mulinde inchi kwa umoja na ujuzi na siasa nzuri. Sasa reka dusome siasa ni iki? Buretse wavuze siasa ngo siasa ni iki? Siasa no kuvuga ngo wenda yakamwanda mukota siasa tubane neza. Ndamukota siasa ni iki? No kumushuka cyangwa kumushuka
sasa akate ngiye bura igiswahili ntacyo Unyumvire Nzovu nubwo siasa ni ikigo nukumushuka cyangwa kumubeshya. Yasa nta mushaka kuguta sasa akakwiba. Sasa nuko none uranyishe kabisa. Siasa n'ubwenge. N'ubwenge. Amayeri. Yasa namuntu gukuta. Siasa na discipline twarabikamiritse. Igihe sigaye no kwambuka amazi tukisubirira mu kazi kacu. Aho Nzovu. Aha. Nzovu. Iyo bavuze ngo ukumse abantu bakaba kwiganira ukumura kajomba ati donc umva kanu ka donc ari nk'iki. Donc nimbwa. Donc oya imbwa ni doge mu cyo donc ni mu gifaransa bavuga donc vraiment donc abakene bo bakunda kukavugisha umburi nk'agaki bavuze Nzovu ako kana vraiment donc ni si cyubahiro sahako ntabwo mbizi nyine ariko bagashyira muri so donc ariko urabona vraiment donc cya kibanza cyaduheze vraiment donc mfite amafaranga ngiye ko kira kibanza cyabahize vraiment tegura ikiganiro tubwire ugije umbama ko kandi ugashyiramo inshuti zanjye vraiment donc yewe upima zanira amanasi amazi nyakamwana donc okay nta kibazo reka dusangire harano mvuye donc kugurisha kabanza abantu bazi kugurisha kabanza donc na antuka reka bidusobanurire noneho donc na antuka donc bishobora kuba ari bimwe antuka vraiment rwose urabona ko ndavuze ngo d'accord d'accord ushaka kumwita d'accord ndakumva sibyo ushaka kumamaga kuri telefone ukamamagara ngaro Nzovu bimeze bite nkahita ngwini ubona nubundi ndimo kukumva mu matwi nkahita d'accord kukumva ahubwo uvuga ni ibintu bawumvise bawumvise nyine ni ukubyemeza kuba byumvise manasa ashaka kumamaga ati Nzovu ubu byemeje ati nabyumvise d'accord dufite ikiganiro nka saa 3 okay nkavuga ni d'accord cyangwa ibyo bumbwiye mba mbyumvise kandi cya kiganiro tukagikora Nzovu umuntu kugana ibintu ariko rero niba confirma ndakubwira gukonfirma no kugira uko firima ni nka wakambwiye ngo enda ushaka kundangira akazi sibyo wandangira akazi ariko ako kazi ufite amwe kukanteretera ukamwe team ahubwo makugira uti kukandangira kuko firima ababwe ati ndacyavugana nabo nibera mukabiciyemo ka kazi nibyo ko kugweka muze buryo ranatekereza Nzovu wakumvise muze umugabo mu gifaransa bamwita ngo iki umugabo mu gifaransa Messi umugore mu femme ma femme niyo mavura ngewe ma femme n'umugore wawe n'umugore wawe ariko umugore wari we wese ahubwo buriya iyo uvuze ngo ma femme uvuze ngo umugore wawe ari tuwate za kizungu basiga bandikaho z'abagore iyo tugiye mu matuwarete no gasanga bashyizemo home email ntabwo ari home bashyiraho iki ntabwo ari home ni woman ntabwo ari woman izindi man amamani se ko nzi ko ari abajura kukiza sote baziyanyisha n'abajura mani buriya umujura bamwita umunyaribenga bamwita umujura bamwita ngo iki umujura muki enda tuvuge mu gifaransa cyangwa mu cyongereza mu gifaransa no hari volere kuki bamwitanje na volere na derivisiyo y'imodokari derivisiyo y'imodokari bayita volere ni umujura ubujura bakabwita vol
Niko agiye bavanga umujura. Nuvuga ngo reba nk'aba bajura nkatwe twagiye tugera mu nkiko nkatwe twafunzweho inshuro yakabongo yigeze kwibigari. Kikere nari umujura. Igare ryo nyine. Ngo arano yije noneho ngo kwitana n'undi mugabo wari wibye ingurube. Abashabiri barahuye. Umwe yanga kumuhagarika. Kaza mugarika ntabwo kwari ufite. Iyi ntete kwisasu yari igiye ugira ubwoba. Kavuga ati noneho ndafasha. Ariko kugira ngo ngende ibingurube nakuba intebe. Ingurube yari nzima. Ingurube yari yayitemye. Yayishe. Amaraso. Kejo bundi mu nahuye n'abantu ikayonza hariya muri Rompuwe. Kuwa kabiri. Ikayonza muri Rompuwe ndariba hari umuhanda ujya Rusumo. Umugabo yikoreye inyama mu ngurube. Yikoreye inyama mu ngurube. Ariko bazabamwe nawe ngo yikoreye inyama ngo yikoreye inyama mu ngurube. Kandi ingurube nawe ni inyama. Yari yikoreye ingurube mu isafuriya. Yikoreye inyama z'ingurube mu isafuriya. Undi ku ruhande afite igitwe none kuko abashoreye yari babiri. Igitwe cy'ingwa gisa nabi. Abashoreye bayibye se. Bari banaze no kuyibaga. Bamujyanye kuri station. Kuri polisi. Yikoreye inyama mu ngurube. Umwe yikoreye igitwe cy'ingurube. Hari abantu bakunda gukoresha ngo ijambo ngo da. Umutipe bamufatanye ihene. None atambutse kubatu ayishore none bamufatanye ihene none bamushoreye abantu baramubaza uko bagutwaye wakoze ikimwa ngo nibyihene da iyo da yarayishyiriye no gushidika nibyihene da ngo nibyihene da iyo da yarayishyiriye no gushidika navuga ati nibyihene nuko yakanuko wikoreye intebe wikoreye ingurube ngasangahe mwaravuganye njyewe ntureba ntavugishije undi iyo ntebe kwikubita hasi ngahita nanjye mwataka niza niyo ngurube tuyigabane ari umusore asakorosha imbaraga ariko wowe watinye ko afite umuntu wibye ingurube yapfuye yarafite n'icyuma yarafite n'icyuma mu matungo aribwa hari icyo ugeze wibaho mbo mu matungo ntayo mu matungo burana wibye igare nta nkoko nari nibara ntazo nkoko nshobora kuba narayibye Okay, yakaduze tugana ku musozo rero tuvuye ko dusabe atwite. Urasaba kujyana nayo kwa muganga bakabakurikirana mwembi. Umugore yagize amezi 3 nanjye nabikoze mu masandire. Mu mezi 3 mugajya kwipimisha akajyana n'umugabo. Bagahita oya na 3 ni nabwo babapima ko barebe ko bafite ubwandu kugira ngo umwana bajya kwa muganga kangahe none 3 Dekada. Umugore kugeza ubwabyaye kwa muganga inshuro 8. Inshuro 8. Inshuro ya mbere ni igihe mu gikeka ko yaba yarasamye yabuze imihango. Icyo gihe mukibikeka mujya kwa muganga. Umusanze yarasamye tubabaha indi rendezvous noneho. Ariko nanjye nubwo nabivuze nanjye ntago ndabikonfirma neza nabyo turi kubikeka serie pe nese nyine wagiye kwa muganga kandi ukibikeka ugomba gutujya ku kigo nderabuzima uzagiyeyo ndi kubikeka kandi nawe ngo ari kubikeka ariko zajyayo wenyine atambira gasesemi arajyayo wenyine zamwitande papa gasore tuzamwita reka mubwire izina ngenzi amwita naba ari umuhungu se biba byiza aba ari umuhungu oye bose ni abana bose ni bamwe abana bose ni bamwe bura ngiye nkunda izina rya kandi nca ku mukobwa yakamwana yitwa izina ryiza kandi nca ku mukobwa oyo umuhungu yakayitwa inyanja amahoro inyanja Pacifique gase Pacifique uyu nguyu rero impamvu bari kuvanga umuhungu afite abahungu 3 n'umukobwa ngenda kwifuza umuhungu uzagusimbura umukobwa buriya yakantuzabyara umukobwa uzabyara umukobwa umuhungu bo gusa ku musozo w'Imana izamanuwo umwana nashukuru mu yakamwana azitwa amazi yakamwana afite amazameza agacupa mutenda akantu kamwe ajya kuririmba indirimbo ya gisirikare iyashaka nishaka bari y'Imana indirimbo y'Imana reka timba indirimbo Imana niyo yadushye ku isi kuba twarahumetse uyu mwuka duhumeka kuba uhumeka aya masaha twebwe turutana bari abantu bafite amamiliyoni n'amatiriyari ariko kuba uhumeka 5 bya kamwana biruta miliyari y'umuntu 5 byanjye biruta miliyari 5 by'amanasi biruta ufite miliyari reka mabyiza dushaka indi Imana ushaka twandirimba
cyangwa uririmba yawe naririmba yari tutamenye banze yavuze iyo mana dusengera komeye iyo niyo iririmba yonyine niyo mfite kandi ndirimbo ubwo ngenda tsinda naririmba yawe none kandi ugiye kurimba ngiye nayitekereje niyihe niyo mu bitabo yakamwa na ndimo zo mu bitabo ku musarabi Gorigota haturukiri baryiza twanywereye amazi meza amazi y'ubugingo umukiza azahanagura amarira yacu yose nezererwe igihugu yadusezeranije. Ciao.